Ya bimeze bite mambo vipi? Ndacyari namba ono banyita Rocky. Nakubwiye ngo wagiye gushya koko. Mambo vipi? Nyine hadashya. Ya mambo vipi? Ahiye koko. Ngo iki? Ari ashe sabwo Kadafi yaje kavuga tarabona hadashase yake nongera kubabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe aracyari namba uno ni Rocky nk'ibisanzwe hano wagiye gushya koko mwajyaga muvuga ngo ndakabya se katwirebere filime yacu mambo vipi ya aracyari namba uno hano hagiye gushya koko ndacyari umwe ku mubumbe kugira ngo uzabone undi muntu umeze nkanjye avuka byibura nka buri nyuma y'imyaka 300 ndatwika ndakabya ntakabya se ntakabya bora windakarira ejo numvise uri gutongana Peter kuri telefone bituma nibaza byinshi niyo mpamvu namukurikiye kugera hano umva nkubwire n'izina ry'Imana nta kintu kimwe upanga na Peter ushobora kuba bifasha ukundi ni ukuri nta kintu dupanga usibye kuba yaramfashe kumva kantirinda nabwo kandi yari yandroze yampaye ibiyobyabwenge nta kintu kimwe dupanga ariko abakobwa bo muzi kwijijisha koko urashaka kumbwira ko imyaka 8 umaranye na Peter ari ibiyobyabwenge byonyine yaguhaga ese ubundi nirakuga ko tubana iki ntago mbana na Peter uwo mu nzu ye nanjye mfite yangira yampaye ntago mbana nawe simukunda sinzigera namukunda no musinumwe humura rwose umva ro nta kintu na kimwe cyawe nshaka kumva genda mviranga genda umva kubwire mimi nagenda ntagenda ngiye kureka Peter ndabizeza atakugarukira ikindi kandi nta muntu uzigera umaraga afite atarereke wanjye nashaka ntazagaruke nta wundi muntu Roza genda mbabariro ngenda mviranga bye Mimi uriya mudamu mwavuganaga ninde? Yes, boss. Twamurangije? Sawa nta kibazo ndabikora. Yes man. Kwa rusaza ngo rukeneye ikimenyetso kigaragaza ko rwa rwana twarurangije. Uri tayari? Sawa none durira hano.
nona ariko se mani kurazi ko uramugenga twamwishe kandi ibyo bije biti bose yategetse ko tugomba kuzana umutwe we yaba yarapfuye yaba atarapfuye icyo ashaka ni umutwe we nimba ashaka kuwushyira muri sare we ntabwo mbizi uzi ko nta n'icyuma ufite nizere ko bagukomye wacucu ninjye ngomba kukuzana icyuma ako yabaze ko tumwicishije icyuma nuko tumwica mu bundi buryo tutamwicishije icyuma Kariya nibyo ma Hika wabonye ukuntu banyogoshe neza Komika wakikuyemo ibyo bintu bya Eric Eric ari bwongera akaba muzima ntabwo uzi ibintu bimaze kuba nonaha Rosa. Rosa. urashaka iki?
ushaka kuvuga ko Eric yongeye akagarura ubwenge? noneho akacu karashobotse. imijyanye njye ntabwo bindeba, urabizi ukuntu nkunda Eric, ndamutse mubuze no gupfa napfa, kandi ntabwo narwanye nshaka Eric, nkaba naramubonye mu buryo ntatekerezaga, ntabwo nshobora kumubura. Umusenzi yagiye hewa? Agara kwa Musizi. Nukira gitaza cy'ubwanwa cyatumira bunguri neza neza. nukuri wiyandisha nukuri utwara umuhungu mwiza isibye agasigaramo gusa ibindi ntabindi yagombaga hano nigendere hano basigura tugiye guha amazi babare mabuja ko rwose icyo kibazo ariko banza umbwire Mike arahari ntakininde Mike pasiteri ntakubwira ko urumogi rwakwangije uzwi sigaye urize zenge mu Mike pasiteri hano hari umupasiteri uhaba nta tabi wasibye agasigara konyine gusa musibye ubwa nibiki uva nkubwire mabuja Mike pasiteri uzi icyatumye mva mu rugo bamaze kumbwira ko twita inda nahise mva mu rugo rwose uriya musaza pasiteri uriya ni umwicanyi pasiteri se ninde aca imitwe y'abantu Peter se kandi ibyo mvuga mbihagazeho nta nubwo nigeze mbibwirwa n'abandi ngewe uriya namukoreye kuva kera cyane yazanye urukapu ndebye mubonamo imitwe y'abantu rwose ahubwo reka nivire ahangaha umwicanyi Sheri bite? sawa Bite sha? ni byiza Sheri bite se kuhagaze aha ngaha n'uno muntu ntazi? nyine mvuye hanze nsanga ari gusabiriza nzana hano kujya tuma amazi yo kunywa atahe Ninde wambwiye ko hano ari muri Croix Rouge se? Mike sorry Peter jya ufata umwana wese nk'uwawe reka tumufungure yanze agende Okay, ndaje. kugira ngo wambwire ngo bishobora kuba ari byo ufite ibibazo n'akazi kawe mbese uziko ibyo nakubwira ngo ubeshya ibyo nkubwira mbihagazeho njye narabyibone n'amaso yanjye ikindi utaruzi uzi kuriya ari se wa Eric bosi mwiza Eric sheri wanjye Akorera zina Roza arikuye. Ntabwo ndi kumva hano arikuye. Uriya muntu wese kanciye mu maso ninde?
bashobora kuba ari bihoye iki? Abaye rero ibyangeroza byose yaba yabirangije.